Intera TV, Intera. Reka twongere tubakira abakunzi b'ibiganiro byacu, twongeye twagarutse mu kiganiro nk'uko bisanzwe. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umupasiteri, n'umusaza ukuze, umuntu wabivuze gutyo ntiyaba yibeshye. Niwe tugiye kugirana ikiganiro, ariko mbere yuko dukomeza ikiganiro reka tubanze tumusabe atwibwire, hanyuma tuze gufata umwanya wo gusenga dukomeza ikiganiro. Murakoze kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire. Njyewe nitwa Mugabe Urugendo, ndi umushumba wakorewe itorero, ubu ngubu ngeze muri zabukuru. Nakoreye mu itorero rya ADPR, nimo nakoreye umurimo w'Imana kugeza imyaka 23 kuri uwo murimo. Ubundi nagiye mu kiruhuko cy'izabukuru rero. Ndi umugabo ndubatse, mfite urugo n'abana. Ndagitekereza ko ayanjye byari by'ibanze. Murakoze cyane muzehe. Uyu niwe tugiye kugirana ikiganiro nk'uko abo mu byumvishije, ni umusaza wakoze imirimo y'ubupasiteri igihe kinini, imyaka 23. Murumva ko ari igihe kinini cyane. Afite rero byinshi yatwungura mu by'uyu murimo ndetse no mu buzima busanzwe. Yatubanjirije izuba, afite byinshi yatwungura. Rero turagira ngo mbere ko dukomeza ikiganiro tumusabe n'ubundi muzehe atuyoborere isengesho, kugira ngo turarike Imana ibane natwe. Ibiganiro byacu nubwo binyura mu wenda byibanda ku buzima butandukanye, ariko byishingikirije ku Mana, kuko tuzi ko Imana ari igena byose kandi ari dushoboza byose. Reka dusabe muzehe atuyoborere isengesho, hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye neza yawe watugiriye, kuko waduhaye Kristo Yesu kugira ngo aducungure, aduhe ubugingo. Cyo gituma tugenda tunezerewe tukishima, kuko hari aho twavuye mu rupfu twinjira mu bugingo. Turagushimiye kuko ubwo bugingo twaburonkeye muri Kristo Yesu. Nicyo gituma tunezerwa tukagira amahoro. Cyo gituma dufite umutungo munini ukomeye umuntu atashobora kwakwa. Mana, warakoze rero kuduha Yesu. Turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza watugeneye. Turagushimiye kuri iki kiganiro cyiza waduhaye. Mana, ugihe umugisha kandi utuyobore muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane muzehe. Ikiganiro cy'uyu munsi kiraza kwibanda ku mirimo y'Imana cyangwa se ibitangaza by'Imana. Niyo mpamvu twifuje kuganira n'umwe mu basaza bakuze kandi bakoreye Imana mu gihe cyiwe kugeza n'uyu munsi agikorera Imana. Afite byinshi rero yabonye, afite byinshi yumvishije. Turifuza ko muri iyi minsi hari benshi bitwaza ibyanditswe, akavuga ati byanditswe twabyizezwa n'iki, ariko nyamara hari imirimo y'Imana y'uyu munsi, by'Imana ikora by'uyu munsi tutagendeye mu bya Bibiliya. Reka ntangire mbaza muzehe pasiteri, mubaza nese ibitangaza Bibiliya bivuga iki? Ibitangaza by'Imana Bibiliya bivuga ko ni ukubona ikintu utarusanzwe ubona, ni ukubona ibintu bidasanzwe. Ibyo nibyo bitangaza by'Imana, ko kubona yenda urasenze ukavuga ngo uyu munsi ndakeneye ko imvura ikagwa. Ibyo nibyo bitangaza by'Imana, kuko Eliya yabikoze umuriro ukamanuka. Ibyo nibyo bitangaza by'Imana umuntu yaheraho byibanze kugira ngo n'abandi bamenye ko hari Imana. Hari n'ibindi bitangaza ushobora kubona nk'abyo yakoreye mu Giputa. Abantu Bibiliya uko bivuga ibitangaza inkoni igahinduka inzoka. Ibyo ni ibitangaza by'Imana. Hari abantu bajya bavuga ngo ibitangaza byabaye mu gihe cya kera, mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya, uretse wenda ibyanditswe muri Bibiliya. Mwemera ko Imana igikora n'uyu munsi igikoresha ubwoko bwayo? Cyane. Irabukoresha ibitangaza n'ubu birakorwa. Nta munsi byigeze bihagarara kuva umunsi Yesu amaze kuza mu isi. Ibitangaza yakoranaga umwuka wakoranaga n'Imana mu gihe cya kera cy'abahanuzi, n'ubu ngubu urakorana n'itorero. Ibitangaza byinshi birakorwa, abarwayi barakira, umuntu arasengera umurwayi agakira, impumyi zigahumuka, abarwayi bagakira. Ibyo ni ibitangaza by'Imana tubona n'uyu munsi, kuko umuntu arasenga Imana ufite ushonje, Imana ikakugaburira.
cyo ni ibitangaza by'Imana tubona n'uyu munsi, ariko cyane cyane Imana iguhumugisha iyo hayikora. Hanyuma rero ndagira ngo noneho tuguhe umwanya utwinjize koko mu buhamya, reka byita ubuhamya. Ubuhamya abantu benshi bazi ko ubuhamya ari ibintu umuntu wenyine yaciyemo ku giti kiwe, ariko ubuhamya ni n'ibintu ushobora kuba wariboneye cyangwa se warumvishije ariko ufite gihamya cy'uko ibyo bintu byabayeho. Mu myaka mumaze muri uyu murimo w'Imana hari byinshi mwaciyemo umuntu ashobora kumva koko kumva ibitangaza by'Imana. Turagira ngo tubaho umwanya muhere wenda saha mwakoreye Imana honyine, hari n'ahandi mwagiye munyura, muducishe muri urwo rugendo mukiri muri Kongo, muducishe muri urwo rugendo imirimo y'Imana mwagiye mubona ibitangaza by'Imana mwabonye, kugira ngo ahari umuntu uzakurikira ikiganiro adafite ibyiringiro, adafite kwizera ko Imana yamutabara nawe yamugirira neza, nawe asubizwemo imbaraga. Mbere kugira ngo mvuge ubuhamya bwanje, reka mbanze nsomera ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto ba mbere, igice cya mbere n'umurongo wa 26. Haravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo wirata irate Kristo. Ndabashimiye mbere ya byose kugira ngo kuba mwampaye uyu mwanya kugira ngo tuganire, mukampa uyu mwanya kugira ngo twicarane tuganire, tuvuge ku bitangaza by'Imana Imana yakoze. Ndahera mu buhamya bwanjye. Njyewe ubona uku nakuriye muri Katolika. Iwacu bose bari abakatolika, ndetse barimo n'abapadiri, barimo n'abafurera. Iwacu twese twari abakatolika, ariko Imana irampamagara mu by'ukuri nta muntu wigeze anigisha. Nagiye ndi mu nzira, nariko njya tukiba ku Ndondo mu Kagogo, nariko njya mu Bega harya mu ntuza mu Masoro. Nari ngiye kureba mushiki wanje yarashatswe kwajigisha, mumare gushika mu nzira mbona ikintu giturutse imbere yanjye kimeze nk'uko umucyo kiraza kinikubita mu maso. Ukinikubita mu maso ndahuma nikubita hasi. Ubu nikubita hasi numvije rirambwira ngo njyewe, yampamagara ngo Mugabe ati nusubira kunywa inzoga uzapfa. Numva ngisikibaza, ndabyuka hariya kiri mu gatondo, ngo mbyuke nsanga nahindutse ikime, nagize urwondo umukungugu, ngira ubwoba. Ntekereza kugaruka musubire mu rugo. Ndavuga nti iki kintu bishobora kuba ari yenda ari ikindi kibazo kibaye. Numva umutima urahagaze, numva ubwenge bwanjye burasa naho buyobye buhindutse. Ariko ngeze aha ndavuga nti reka gende. Ndagenda ngo mare gushika kwa mushiki wanje, yari afite inka yanjye nari ngiye kuza kureba, nari naramuhaye yo gukama. Mushike mu mwanya numva mbuza amahoro, bura amahoro pe. Ndavuga nti reka subireyo. Arambaza ati kushaka gusubira vuba, reka maze ngukorera uri ugende wone ugendo ntoya. Ndavuga nti reka ndataha. Ngeze mu rugo numva nsa n'umuntu urwaye. Ndagenda nza kuryama, njya mu cyumba cyanjye ndaryama. Ndyamye agatotsi kanjyanye, numva mbona umuntu araje ahagaze ku muryango w'icyumba, arakoma arahamagara ati njyewe, ati ibyo nakubwiye wabyumvise? Nakubwiye ngo nusubira kunywa inzoga uzapfa. Ndakanguka, nkanguke ndebye ku rugo mbona harakize, ndebye uwo muntu ndamubura, ndasohoka njya hanze.
ndagenda nguma kwihuzenza ariko numva amahoro, numva mu nda habaye ikiziba, numva mu nda habuze amahoro, numva mbuza amahoro muri nje. Noneho ndazungurutse mu muhanda, ngumye kwizungurutsa, hanyuma naje kugira ikintu gikomeye cyane. Noneho nsubiye kwinjira mu nzu, ngiye mu gatotsi mbona wa muntu araza amfashe ukuboko aranjyana no kuri Yorodani ku nyanja, washika ankubisemo. Ndi mu nzozi ndiko ndarota, ankubisemo hanyuma ankuyemo. Ngonze kuvamo nsanga yacanye umuriro mwinshi cyane, anteretse iruhande rwa muriro, anyicajeho, aravuga ati rwose ngahota ndota kuko yari yamyanja bikamwe n'amazi yose n'imyenda yose. Hanyuma nkangutse ndavuga ati ibintu biteye ubwoba. Ndagenda njya ku mugabo umwe witwa ngo ni Rutaha wa Bigege, wamara gushika, yari umudiyakoni muri Pentecote. Ndamubwira ati ibintu mpaye mbona binteye ubwoba, nsengera mfite ikibazo, ndumva kandi ndiko ndabona muri Katolika batansengera ngo numve kuko byinshira, ntinasengera. Aransengeye, wamara kunsengera arambwira ati iri ni ijwi ry'Imana yari guhamagara, mubwiye ko ibintu kuko mubwiye ko ibintu byagenze. Hanyuma ati none kuwanya n'abakatolika wowe ibi bintu ko ngusengera ariko guhinduka ntibizashoboka. Nanje nabonaga ko bidashoboka, n'umutima wanje ndi wibwiraga kuja muri Pentecote. Cyo gihe nari nshikije umugore hari muri 70, niho nari ngishite umugore gutya. Hanyuma ndicaye rero ati none genda usenga Imana, uko Imana izagushoboza uzabikora. Mu byukuri naciye mu bintu bikomeye, ureke ndaza kubikubwira. Hanyuma ndagenda nicaye imuhira ndatekereza ibyo ndi bukore. Nimugoroba mbona bacu twahoraga dusangira inzoga baraje, bati ninze tugende tuye kunywa inzoga. Rero ndisinza kunywa inzoga ndarwaye, atoya tugende turagusindagiza nta kibazo kuri tuba tubona uri muzima, ikibazo niki ngwino tugende. Ntaho njya pe nubwo mwagira gute, ati turagenda, ati ubwo wanze tuma inzoga rero tuze tuyinywera. Ndafashe iki kintu cya ishwiri hari mbira unywa inzoga ndapfa, ndasubira biragenda bite, kandi gatinya kubabwira ko hari ijwi ryambwiye ayo magambo. Ndabwira nti batigura igenda uyigure, ntumye umuntu yagenda yigura. Aragiye araguza amacupa 2 kanyanga, arayazanye ngo amara kuyashitsa, barasutsa ati ngaho niwo bazagusobongera ko ari watuguriye. Nakojeje ku munwa simbabeshye, sinigeze nyuma koza ku munwa kubera gutinya gupfa. Ariko urumva sinatinyaga ko ari Imana, ari ijwi ry'Imana rihari mpamagara, natinyaga gupfa. Urabashishije ni wama sinanywa, koza ku munwa sinayimira, ngira gutyaga nekerayo ndayicira. Ariko natinyaga ko nshobora gupfa, nicyo gusa. Nuko rero barangoye inzoga, barangoye barasinze, barabyinnye mu nzu. Naje ndicaye aho ngaho, batese bati warwaye nyine sha, bati warwaye rwose, nako turabona ko warwaye. Ti rwose narwaye, mumbabarire, mushatse mwanataha mukaza kwinywera iriya, jewe ndumva narwaye. Nene gisubwoba nishobora kuza kunkurikirana yenda kaza gupfayo. Noneho baragiye baratashye, bateka tukubise nyine gendo rya muruhuke, yenda ejo uzabyo kuri musima. Ndaryamye ngo ndyame nijoro, mbona wa mutaragatse. Noneho ndamubona neza, umugabo wambaye imyenda yera, umugabo mwiza, umugabo uhagaze neza. Arambwira ati amagambo nakubwiye warayumvise? Ati yarayumvise. Ati none ndakundi naciye bugufi, nta kindi nakora. Waremeye ko udashobora kusakuza mu nzoga? Ati rwose narabyemeye. Ati ubwo ari uko rero ahasigaye ugende ubaha Imana. yakubwira kuva muri Katolika namwe tugende ubaha Imana. Nuko ndakicika aragenda. Ubuke mu gitondo ndibaza ndavuga ngo si ibi bintu nibiki. Ndagenda ndakubwira data, ndakanze kumubwira amakuru nabo. Ndagiye mu rushika nsanga data ari umuntu w'umurangi cyane, w'amahane utavugirwamo. Ndagenda mubwiye nti ibyo nabonye byose ndabimubwira. Atese aturashaka kuva muri Katolika?
urashaka kwica sakirego, urashaka kuva muri katolika udusiga ugende uje kwa mitabo, nta kintu ndamubwira rwose, nta kintu, ntaho mbaye njya, gusa ndiko ndakubwira ibibazo mfite, yenda noza kugira nuko naba ukazamenya aho ikibazo kiri. Rwose ndumva ndafite amahoro, ndumva nacanganyikiwe mu mutwe wanje, ndumva ndafite amahoro. Ati genda uryame, tugenda kuryama, ni ibibazo byenda gusa, ushobora kuba waranyoye n'inzoga ikagutera ibibazo, zikagutera ibibazo, genda uryame. Ndasohotse ndagiye, noneho haza abashyitsi kwa mitabo, twari dutuye hakuno nabo bakaba hakurya, hari haciye akavovo hagati burya. Mitabo ise wa baseti, niwe wari pasiteri wa Pentecote. Ndagiye, hari abashyitsi, turagiye barasenze, baravugize ingoma, umugabo witwa Rwizigura rw'abasegeke yari yaharaye, amaze arigisha uwo munsi, haba ikintu kidasanzwe ngo baze guhamagara abantu baza kuza kwihana. Ninje babanje ku rugendo wa mbere, sinamenye igihe nagiye, sinamenye ukuntu nahagurutse, namye nge naje kuza kwiterera usanga napfukamye. Baransengera, ngo amare kunsengera, numva ndaruhutse, amazi nduri ravuga. Bantu bama bavuga amakuru bati mwene mbangutsi yakishijwe, abaporo bati bakazama bantwara hejuru gutya, basohokana mu rusengero bantwaye hejuru kubera igishimo n'ukuri. Nuko ngo barangise rero, ngo nze gushika mu rugo nsanga kera makuru yahageze. Datarampa makara timoneza wagiye kwa mitabo, tinagiye ntinabuze uko ngira, nabuze amahoro, ndagenda. Niki cyakujanye? Tinagiye kuza gusenga, kuko nabuze amahoro, ndiko n'icyo gihe ndiko ndabona umuntu kumva amarira araje, nabona umuntu nkumva ndamukunze, nabona umuntu nkumva ndashaka uwo ari we wese, umuntu uwo ari we wese nkumva ndiko ndamushaka kugira ngo twegerane, tuganire nawe, twegerane, mubaze amakuru, twegerane, nimba twasengana nawe, nkumva ndashaka kurira. Umwanya umwe kandi nkumva ndanarize. Arambwira ati none reka ndaguhamagara bakuru bawe. Nifite bakuru banje, nije wari umuherezi mu bahungu, data arafite abahungu 10, nije wari umuherezi, no mu bakobwa nije wari umuherezi. Hanyuma arabahamagara nimugoroba, baraza. Mukuru wanje Mandevu niwe wari umwarimu wa Katolika, twari dufite n'imisiyo naho ngaho nyine mu Kagugu. Araza ngo amara gushika ati ngaho ndibabwira amakuru, ngaho ibyo wambuye, ngaho bibwira bakuru bawe. Niho naringishitse umugore gutya, ndababwiye ibintu nabonye. Batese nugusenga, ti nibyo ushaka ko ari byo twakora, ti none rero ngwino tugende tuje gusenga, ti kugira ngo tuje gusenga mbemerere mwarimu, tugira iminsi 2 dusenga Imana, twumva iki Imana ivuga, twumva iki Imana ivuga ku kibazo cyanjye, twiyiriza ubusa dusenge, twumva iki Imana ivuga. Ati nza kwiyiriza ubusa, nabuze icyo ndya. Ati nabuze icyo ndya, si shobora kuza kwiyiriza ubusa, ngwino dusenge, turasenga ariko tutiyirije. Noko ngwino n'ubundi tugende. Ngwagera ati ntabyo nza kwirwanya, nirwe niruka kuri wowe wataye umutwe. Amaze rero naho byahereye, ngo batisohoka tusigaye twiga. Baragiye barize ngo bagaruke, bati turagusabye ngo uvuye kwa mitabo, nona utavuyeyo urabona ikintu kigukurikira. Nuko warugeze aho barimo tubwira, barakubwira ati sohoka dusigare tubiganiraho, tukwige tumenye icyo tugusubiza. Ndasohotse, ndagiye kuryama, ngo bati tuzaguhamagara ejo mu gatondo. Ndagiye ndaryamye, ijwi ry'Imana riramanutse nijoro, rirambwira ngo amagambo yose bazoza bakubwira, ntugasubiza amagambo arenze 2. Hirya y'amagambo 2 nusubiza uzagira ingorane. Ndaryamye ngo buke mu gitondo, bamabyuka basa, bamare gushika, barambwira bati ngaho dusubiriye muri ya magambo. Ndongeye nyasubiyemo uko ngana yose, bati noneho rero icyo tukubwiye ba muri ibyo bintu, urabona twebwe twakuriye muri Katolika, mwese bakuru bawe n'abashiki bawe, mwese twakuriye muri Katolika, bamwe n'abapadiri, abandi n'ababikira, abandi n'abafrera. Ati ibi bintu urimo bivemo, ntabwo twemera ko wagenda umwana w'uruhinja w'umuherezi ngo niwe ugiye muri Pentecote uze kwica isezerano ryacu n'Imana.
nabwira nti ndumva bitangwa neza kubera kuko ijwi ryampamagaye numva bitangwa neza bati kubera iki bati turakubwiye ngo vamo urabyemeye cyangwa ntubyemeye tubwire na magambo abiri urabyemeye ntubyemeye nabandi ntabwo mbyemeye no kubanza gusenga Imana nzasenga Imana numva icyari Imana izambwira nzabona kumenya icyo muzababwira bati sohoka baragiye basigaye barize baravuga bati bakabiri bati tumuce agende yangara banci nangara noko igihe bikiraho umwe araje arasohotse araje arambwira ati yewe bapanze kuguca none isubireho kose kandi tumyage n'inka data ati namunyaga n'inka ziwe tuzigurishe tuziri tumwihore n'umugore tumwirukane cyane nuko ati none karuko ibintu byakomeye vuga ngo kandi tukwirukwane ntazaswa kurya hano uzaza agenda yangaraze kurya kwa mitabo tazitwa umwana wacu birarangiye nuko barambamaga ndaje ngo bari gushika ate se watekereje iki nta kintu na kimwe natekereje ni kwa kundi bati icyo dukoze niki nukuvuga ngo turaguciye hano mu muryango tukira umwana wanje ubone data wambwira cyakabiri nukuvuga ngo nka zawe zose ndazijyanye nzazigurisha nzihe bakuru bawe baziri cyagatatu umugore wawe ndamwirukanye niriya nzu wari urimo ndayifunga icyo mubona icyo mukora kuko inka ni wowe wari warazimpaye ni wowe waranshingiye umugore none mukibona ko bitagishobotse ukende bijyana ati urambuye ngo ngene jana umugore umukazana uramunshingiye abikwindegetse rwose siko nakubwiye wabwiye ngo bagiye kumwirukana ndavuga ndakiba hari kibazo uzamwirukana ndamugushingira ntufite ufite wawe ati noneho rero soka wamugenda ubu ntugarukana no gusura kuzorya hano birarangiye ndasohoka ngere hanze nibaza ikintu nkora ndakibura inzu baragiye umugore bamukuyemo inzu barayifunze inzu nabaga muri umugore ati ejo uzamuzindi kugenda iwanyu uri muze nuko umugore aragiye noneho afashe inka zibiri n'ikimasa arabigurishije amafaranga mo yahaye mukuru wanje ayandi yahaye mukuru wanje yandi arabigurishije ndagiye nsubiye mu nzu y'abashagaragu ngiye kuba umugaragu ngiye kuba umushumba ariko nkagaruka mu gitondo kaza mu rugo kaza kureba mama nkamwe ndi naze icyakeneye ni kihe kigukorere mukorere kaza nkaja guhinga mama tese nzaza nkuzanira ibyo kurgiriya uzaza gukora warayibusa bizabigenda bite uzaza ubizana ngiye ariko ni mugoroba uzubikora ubizane ndi mu nzu mwa data turi kumwe ntabwo nzorira mu gasozi nuko mama ati tungagenda kaje guhinga yaranakuze mama yaramaze gukura nkagenda gahinga nkaza nkamuvomera amazi nkamutoragurira inkwi nkaza nangashiraho nimugoroba umunsi umwe rero arasonga ubugari wamare gusonga ubugari arabuzana arabuntereka aha data nawe ubwo hari twari mukira ngo arangize data baza mama ngo none ibi bintu koze ni biki guhuriya muntu ibyo kurya naramuciye kwanza ubundi ho yajyana ukuri ya matora wa mutsima yaramuhaye yamutera mama mu maso bandi ya mafata wa wundi wanje naje giza kuza kuntera nkinga kaboko ndasohoka mama nawe asuye mu mbere numva mbuze cyo kora numva ndacanganyikiwe nuko mama agiye mu mbere agiye ararize naje sohoka mpindira numva ni kibazo nibaza ikintu nkora ndagiye mbaje wa mugabo urya mugabo rutaha mu kwiko ibintu bimeze ati yewe ati no kwihangana ansomera rya jambo ryo mu byahishwe aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza ngo namara kwemererwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ati iri jambo ni wihangana uzahabwa ikamba yabandakunde ngiye mu nzu y'umuhungu we ngo yari se batunzi yari yakira umugaragu twaturana
nuko mbaye aho ngaho tujya gusenga ngo buke baravuga bati noneho akatumutumire tuze tumukubite noneho bakuru banje barantumiye bati uzagaruka uzaze nubwo wagiye uzozeyo tuzabonana tuganire turagukeneye nuko ariko kera bacuze umugambi wo kuza kunkubita data rero yamavuga ati mukubite kabisa hafi umushaka mu cyenda cyamaze umuntu dukoze isoni akadusiga muri katolika kica sakirirego agakora icyaha kingana uku nguku kandi ari umwana mutoya dufite abapadiri n'abafrera n'ababikira uyu nguyu umwana wejo none ni uje kudusamburiye ibintu byacu nuko mukuru wanje umwe arambura ati yewe niba gutumira tuze bateguye kugukubita tuze uramenye tuze nuko noneho sinagenda baraje baricaye barahebye barategereje batumye umuntu bati simbonetse nuko asubiye barataye mukuru wanje arambara ati no uzuza kurya iwanje mu kibiso yamaze kumera kuriya uza kurya iwanje noneho rero ndagiye nkaza kurya ngo buke no icyaje kuza kuba nyine ngenda muvano mama arantuma ati ngo uze kuza kurya ndakuza nibyo kurya noneho uze kurira muri kare akagara wakabiri toya tinimbo bimpa ubimpera imbere ya data mbirye turi kumwe abone ko mbiriye ariko kuza kubirira mu kagarira hirya nko kwiba simbishoboye ati dasa mugoroba dasa zana nagakoko kanje umuntu yarampaye uko kungabira none kagakoko ndakaza ngo mari kugashitsa ngashikije mu nzu nyine ngatere mu burubumbiro hepfo ngo zahora kazira data yamagafata yamagasohokana yamakajana arakajugunya kure yarafite umushinya biteye ubwo nuko ndagarutse ndaje ngo mari gushika data abwiye mama ati ufite gahunda yo kumusongera nimba ufite gahunda yo kumusongera ubwa ndabatemagura ndamwemba mama aramubwira ati ubundi wowe uriki nze nkugaburira umwana wanje ararubusa abari wowe urya kubera iki nawe ntabyo nguha amaze kuraka ntabyo nguhaye uraburara nawe nuko amaze data ati yari umuranga utego data ati rwose nibi mukoze mwagiye inama n'umuhungu wawe niwe wamubwiye ngo agende none ngo ntunkorera sindiya yamahamagaza abahungu biwe timuze murebe nyoko ibyaha yakora yanze kungaburira kubera ari yashyano ryanze kutwumvira waciwe ukaba yaratwaramuciye none numva ndavuga nti mama bireke rwose uzabireke ibintu byo kuzunkorera byihorere nuko mukuru wanje araje mama yatese ati data nubwo umuntu yoba ariko n'umwana bazavuga ngo kubita neza ni cyavuye mu nda n'umwana mureke arye tuzagenda tumwigisha gahoro ariko yariye ariko kuvuga ngo twirukana gutya ibi byonyine bizamutera kuzaba ikindi kintu azanagenda kandi nagenda nyine azabanagiye none reka tuze ati kumbe nawe murafatikanije muri kumwe nawe ndi mukure ikintu kiri ahari mukurya ni hehe naho ngo niba wari mukurya nawe abaye mwanzi ubwo yamagenda ngo kimuto namaze kumureka kwa chifu aramureza mwamari kumurega areze mukuru wanje mwamari kumurega aragiye mwabaritabye mwamari gushika dataraburanye nyine sinigeze naragenda dataraburanye ati uyu muntu umwana yagize ibibazo umwana w'umuhereza agira ibibazo ariko twaje gusanga imbaraga ziwe za aruyunguyu wazimuteye none rero ndasaba ngo agenda mugarure atamugaruye nawe agende data rero arangije mukuru wanje aterega mu byukuri umunsi amuhamagara wa mbere titwari kumwe umunsi niwe waduhamagara yatubwira amagambo yamubwiye n'ubu ngubu ntabi wanje muzogende mubaze aho ari uzagenda uhabariza atariko njewe nta kibazo mfitanye n'umwana icyo nari mubwiye nuko kumubwira ngo nari kumwana azarya ariko tugume tumwigishe gahoro nuko ndagiye rero ngo baze gucura urubanza baravuga bati rwose ingabo yo kwa Binyonyo barabakatolika bagiye mu waporo
ingabo yo kwa Nakabara bagiye mu Apollo uyu mwana wamuresake nimumureka gende nta kibazo kandi sukuvuga kuko hari yananiranye yabaye ugenda ubabarira umwana umufuhira umukomorere atariko mukuru wanje ugenda utange ikiru cy'inzoga kuko waburanye naso atariko umwana mugene mu mabarire data atahanye ngo atushika umuhamagare azi umubabarire nuko ndagiye ngo atahe ngo amari gushika araje arampamagaye ndaje amari gushika ati rwose ati mwana wataye umurongo atariko nta kundi azavuga ngo kubita neza n'icyavuye mu nda rwose ndakubabariye nitegeko ndakubabariye ugende uzuba mu rugo ariko ngo haye gasopo kuzaza gusenga ugira imisi 2 imisi 3 nk'iri ya bene mitabo bari mukugira uzugenda usenge ku cyumweru gusa utahe tahuduma ntaki akimara nitangaza ndabyemeye ndagushimiye papa nkomye amashi ndagushimiye cyane ntuko mama ansongeye ariko yazugaruka yagiye atwite yazugaruka arabyaye none se umugore nawe yari Katolika twese iwe umaze gufatwa gutyo yabyitwaye nuko nafashwe gutyo nawe yamagenda yaje gukizwa garutse nuko yaza aransanga naho ubundi nawe yagiye yakiri umukatolika noneho ngo ashikiriya agenda nyinaza makuru abizi ko aricyo azize none se iwagenda yaragushigikiye kuguma muri mu bakatolike nabo cyangwe nawe ntiyajyaga kubwira ati warataye umurongo bimeze bite yarambuye ati kubera gutinya umubyeyi yarambuye ati rwose wabiretse ibi bintu kugira ngo tubone amahoro urabona aho ibintu bigeze ndabona ati yewe nawe yaba byari bikuriho ndi wari kuvuga tuwabishobora kuko ndumva ndaremerewe cyane ndumva mfite umutwaro kandi nasenga nkumva ndanezerewe nasenga nkumva ndarisa ibi bintu rwose nanje kuba narindi hariya nari mbikunze ariko nta muntu wanjyanye nta muntu wanigishije ndeka ngende nimba usigara ukomeze mu bane ariko njyewe ndagiye umugore twatandukanye gutyo agenda noneho ngo buke amaze kumbabarira ambuye ati uzusenga ucyumweru gusa nti rwose habihuduma kwa mitabo yoduma zanyibuka yakoze ikintu gitangaje hariho yo hudumira twayigize mu minsi 15 tutarya tutanywa 15 nta kurya ubwo mwasengeraga ibe byifuzo twasengeraga habanje kubaho ibibazo byo kuvuga ngo Mariyamu ngo agiye kuja mu Rwanda nicyo kibazo cyane bari kwakudusengera icyakabiri twasengeraga kwezwa kugira ngo twezwe dukizwe ubugingo twakira imbaraga z'Imana nicyo twasengeraga noneho amaze hamanuka imbaraga zidasanzwe ikintu cya mbere kimwe nabonye cyabaye hari umukobwa w'umugabo umwe ngo nikagwira w'abasama yari yararwaye abadayimoni abo badayimoni bari baramutumbise ntavuge akamayica baza kumujyana kuza gusenga akanga noneho bati Imana iravuga ngo twe kumuzana tumusengere twari duturanye nawe kwakagwira inzu yiwe niyange zayizegeranye tie uwo muntu yarananiranye taza yemera ko bamujyana gusenga ndamubwira ati bategenda uze kumuzana niyanga ugaruke ndasenzana n'undi mugore nyirabiganza umugore washimirwa turazana umusama nyine nawe ariko ngo dushike igitangaza cy'Imana mubwiye mbusanga nyina ari hanze ariko arakubura ndamwe ntije kuzana wa mukobwa wawe tumujyane kumusengera ati yarananiranye ati wowe mwebwe mwamujyana mute ati tesari ati ngo ari mu nzu ni reka ndebe ndindinshi mu marushika ndamuhamagaye ati ndimwe twende cyo gusengera ati twende yamahaguruka namamusha imbere y'amatuzi turagenda ngo dushike ni igitangaza Imana yakoze umunsi bamye bamushira hagati bararirimba gusa nta gusenga twararirimbye abadayimoni bama bavuza induru barataka bama bamusohokamo yamaki ubwo kuva icyo gihe
sinzi ngo nimba kibaho yamakira burundu. Izo ni imbaraga z'Imana zakoze ibyo bintu. Turangije Imana iratubwira ngo nitugende ngo twe gusengera umuntu uri mu bitira kwa rumenyera rumenyera nani se rumenyera yari Mugabe. Turagenda bari ruguru inyawaranga ruguru ngo tumare gushika mu byukuri haba igitangaza gikomeye. Abantu bari baraho bose barakira, bari barwaye barakira, ibitangaza by'Imana birakoreka, abantu barahinduka, abantu barihana, abasaza bari batari bazi Imana barihana. Turataha ngo dushike data ntigeze asaka kuvuga ikindi kintu, ntigeze nanje nari maze guhinduka nk'uko kumusazi. Ikintu cya nakoze, twakoze amasengesho n'umugabo witwa ngo ni Karuzi w'abasama umwaka, tukora ihuduma y'umwaka. Twahoraga turara mu masengesho tukayirirwamo icyumweru kimwe, ikindi tukajya gukora umwaka urashira. Kandi nagiraga gahunda ni ukuvuga ngo kuva ku wa gatanu kugeza ku cyumweru sinaryaga. Byari itegeko, nabaga imbere y'Imana gusenga Imana iradukoresha. Turasenga, tujya mu nzuzi dushaka Imana kwezwa, turagenda tujya mu misozi, tujya mu butayu dushaka Imana. Noneho ngo bigera aho ngaho, icyo gihe umugore yarabyaye gatatu. Satani burya ni igitangaza, Satani burya ni mubi. Umugore abyaye gatatu ararwara indwara ngira ngo ni indwara yoroheje. Iyo ndwara irakumira yarwaye imyaka 10. Narindi muri uwo munezero numvaga maze muri uwo mwuka mwiza, Satani amatudibukiramo. Warugeze warimo tubwira ukuntu Satani yanyuze mu kurwara k'umudamu. Arwara indwara iteye ubwoba y'amabyimbindigera. Naho garwaye umwijima, ndamuvuza inzira zose zishoboka mu bitaro byose, namujyanye Bujumbura, namujyanye muri Resa, namujyanye hose ndananirana, ndaramujyana muri Nairobi. Uvuye muri Kongo naciye ku ndege hariya mu Burundi, jana muri Nairobi. Icyo gihe hari muri 83 noneho ngorangize arwara indwara ndageragezwa. Tekereza imyaka 10 umuntu arwaje bene uwo muntu. Ikintu cya mbere nari mfite ubwana buto. Icya kabiri, umuntu washatse urugo ufite umugore kandi atakira umugore ukaba umupfakazi. Najyaga kuza guhahira abana, najyaga kuza kubamesera. Iyo nabaga ntahari yitumaga ku gitanda. Ibyo ninjye wabikoraga. Nza ndeba abasore b'ubu ngubu batandukana n'abagore, kavuga ngo umugore ngo yamuvugishije ngo yamurakariye ngo ni ikibazo, batarabona ikigeragezo. Abantu barasigara basigara abandi kundirira. Abapasiteri baravuga batari ko bisagenda bite. Hari umunsi umwe abapasiteri baje barabaza bati se ariko bimeze bite? Imyaka 10 ishize twari kumwe na Kiranga, ubahute nk'umugabo n'umugore. Abandi rwose Imana impa imbaraga, nawe wenyine imuha izindi imbaraga. Ngo ndangise ngiye kurangiza ngo bukimana iratubwira ngo hagiye kuza umuntu uzamusengera agakira. Noneho ngo bucye umuzungu araza, twateranye ku harya ukimanga ngo turangize gusenga, turamuzana washikara musengera. Twasibye 2 3 kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu nsanga yandabyimbuse yose yashize. Ngo arangize ndavuga turakize, shima Imana, nabyina mu nzu, ndatamba n'abana turutamba. Ngo arangize naho kandi agiye gupfa. Urumva ibintu by'Imana. Imana ishobora kukubwira ngo umuntu arakira kandi agapfa. Ibintu by'Imana ntiwamenye inzira Imana ishobora kuvugisha, ishobora kukubwira ngo uyu muntu ritandukanye n'iby'abantu, kuko abantu bashobora kuvuga ibyabo ariko Imana ikivuze siko abantu bazabavuga. Noneho ngo hasibe 2 kuwa gatandatu arampamagara nijoro, ati nibyuke ndabyuka, ngo nimuhamagare abana bazi basezerane. Sezerane bigenze gute ko mbona wakize nawe umunsi nagiye niruka shaka potage shaka amata ngira gute ndavandeka mwondora.
ati muhamagara abana ntoya tuko ngutera abana ibibazo ati mpamagara abana ndagenda bahamagaye abana baraje bicaye kutana nkariya barangise byukuri ati ahamagaye umukobwa we mukuru aramuhobeye aryamye ati amahoro hamagaye undi mukurikira gutyo aramuhobeye ati amahoro hamagaye undi aramuhobeye ati amahoro ati ngwino nawe acetse noko naje aramuhobeye ati amahoro genda usigara amahoro ati wanyigishije Imana mu burwayi n'ukuri kw'Imana ati wanyigishije Imana mu burwayi none ubu ngubu numva nta kibi nagushinja kandi numva nanje narakishijwe ati Imana wakoreye idakiranirwa izaguhemba ati amahoro y'Imana induru iravuzaga mu cyacyuma n'abandi tubona ibintu ukoze tabana bagenda kuryama baragiye bararyamye turaye aho twasivye kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere hitaba Imana atarembye atagize yahoraga aremba ku rutuku none wapfata arembye arapfata ninjiraga mu buzima bundi mu byukuri ninjira mu buzima bugoye ubuzima nje wahahiraga abana birumvikana gacuruza nkaza guhahira abana kugira ngo abana babone uburyo biga urumva nabo ubwo buzima nabugize mu myaka 2 ubuzima butoroshye ubuzima buhenze ariko nyine kubera kuko nari nkijijwe kandi nabikoraga n'ubundi nkajya gusenga nari mfite iduka umunsi umwe barariri niba nagiye mu butayi kuza gusenga iduka ryuzuye ibintu imodoka umuntu araza yamapakira ibintu byari birimo amafarini imyunyo mafu ibiki byose n'amabati yamaterura arajyana ngo biki mu gitondo usanga umufura araza arambuye ati yanzu yawe bayejeje ndareba kubwira igitangaza cy'Imana rero niyo kusirizaho none wa muntu wabyibye aragenda yamatekera arahambira amaji Bukavu aragenda ngo shiki Bukavu arahatuye umwaka warashize mwashika umwana wararwaye arapfa umugore wararwaye hafi gupfa undi mwana ararwaye wamuga bati ibi bintu n'ibya bintu bya wa muntu bitukoze tugaruke dusubire tuje kumusaba imbabazi nta kundi bitari ibyo turashize bama bagaruka bamabishika mbona umuntu araje asanze aho nicaye mbaye incuruza nyine kunzu atese wa muntu wakwibye umubonye wamugira ute tijewe tumuntu umwaka ushize uracyanza n'ibyo umuntu tigenda vanga nimukaza mugomba ngira ngo n'urwenya hande arambura ati nyamara uwo muntu namukwereka ntoya nuko ati mbwira nimba ntacyo wamukorera ntiwamufungisha ndo rwose reka ati ngwino zaze kumukwereka ndagiye ariko ndavuga uyu muntu ashobora kuba yampenda yamara gushikira bakamfatira bakanigira nje nyine pamaga undi muntu turajyaye kutumare gushika turinjiye muzo dusanga abantu baricaye nyine kuri mute ati abantu wa muntu wantumye araje nguyu none nawe dore umuntu wakwibye nguriye wa Mugabe ati rwose nije wakwibye twaraje ninjoro tuzana imodoka turatekera amabati dutekera ibintu byose byari birimo turagenda ati nama mpunga nje Bukavu nabuza amahoro abwana wanje yarapfuye umugore ararwara undi ararwara tubura amahoro none turavuga ngo ni wa muntu w'Imana umbe ikitangaza cy'Imana ati none ga ibintu byawo twakwibye bivuge tubyishyure ndavuga ati namasa nuwe mukantu numva ngize ishavu numva mosiraje ndarira ibyishimo bira numva ndarize tese niwe wabyibye ati twari tuziranye cyane niwe wibye ibintu ati nije wabyibye ati none se icyo mbwira icyo mbyishyura ibintu byanje nawe reba ibyo ushobora kwishyura nari naranguye nyine ibintu nari biranguje 10 miliyoni 10 none harimo inyungu se toya nta nyungu umpeza ibyanje nta nyungu ushaka aragiye bakafasha amafaranga bene baba bagize amafaranga baraharuye miliyoni 14 barambaye neza none ndavuga nti ubwo mu byukuri unkoreye iki kintu kingana gutya nanje reka nkuwe nukuvuga ngo umugore wawe azozaza buri munsi kuwa gatatu ntabaga isoko muntuza irya muntuza mu kabimba azaza muheza imyunyu 5 ajya kuyicuruza angarurya amafaranga nje mbona aryinyuko nicyo nkwituye ku cyumweru bamye baza gukizwa n'umugore we n'umugabo bitangaza by'Imana zikora ndashima Imana rero mu byukuri yakoze icyo kintu
urugendo ni rurerure ariko kuba ngejeje uyu munsi mu by'ukuri nubwo navuze ngo mfite imyaka 24 nkora ariko kuba ndi umupasiteri ni imyaka 30 cyane kuko navuye muri Kongo ndi umupasiteri ni imyaka 30 ariko iyo ubushumba ni imyaka 23 numva rero nkabashima Imana mu by'ukuri mu bindi bintu byose yenda ubwo nibwo buhamya bwanje uko niko nakijijwe umugore cyo gihe yaje kugaruka turongera turabana data ndamukorera kandi yashaje ankunda aravuga ati uyu niwe mwana kuko namwereraga imbuto kuko nari namaze kumenya icyo Imana ishaka kuri njyewe. Imana rero yaje gukora ibitangaza abandi bo mu muryango wacu nabo baza gukizwa, bamwe babaye abapasiteri baruzi umugabo wapfuye witwa ngo ni Bukuru asema Jambi n'undi uri hariya nandi cyangwa ngo Jerome uramuzi urya n'umuhungu wa mukuru wanje n'abashiki banje n'abandi babana b'abakuru banje abakobwa ubu twabaye benshi. Icyo nicyo nasengaga ngo Mana uzahindura biwacu. Mana irabikora, Mana ishimwe kandi yabicyubahira. Urakoze cyane pasiteri. Numvaga ndi bukubaze ikibazo ari kuyisuna gisubiza nibaza ntese nyuma y'ibyo mwanyuzemo bikomeye gutyo ese byaje kurangira n'umuryango musubiranye haba kwiyunga haba gusubirana ngira ngo mwabisubije ko byaje kumera neza umusaza murongera muvuga rumwe murakundana kubera ko wamwereye imbuto ngira ngo niho byaturutse. Hanyuma hari umuntu dukurikiye wenda ari mu kigeragezo runaka afite ikibazo runaka twumvise ko nubwo hari bitangaza Imana yakoze ariko habaye n'igihe cyo kugeragezwa kandi mu bihe bikomeye umuntu uri mu kigeragezo kimuremerere kimukomeye abo kimukomereye abona kigoye kuri we ni irihe jambo ry'ihumure wamubwira rimukomeza muri uru rugendo? Nahera kuri rya jambo navuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba kuko muri isi turimo umwanditsi yaravuze ngo iminsi tumara mu isi ni imyaka 70 ngo iyo dukoze ishyano ngo ni imyaka 80 ngo ariko ibyiratwa muri iyo myaka yose ni imiruho n'imibabaro. Ni ngombwa ko abakristo bizeye Imana ntabwo twovuga ngo tuzaba mu mahoro ahubwo tugenda mu bigeragezo. Icyangombwa ni uburyo binyuramo n'uburyo byihanganiramo. Iyo dusoma abakurambere nk'abayubu banyuze mu bigeragezo nta muntu utari nk'ayubu ninde muntu utaranyuze mu bigeragezo atari yubu ariko Imana yamuhaye kwihangana. Icyo yubu yakoraga cyambere yarakiranukaga, icya kabiri yubahaga Imana, icya gatatu yagiraga indangagaciro z'Imana. Icyo cyonyine gituma umuntu anesha Satani kuko imigambi Satani atugiraho ni myinshi ariko iyo twizeye Imana tugashikimiza Imana umutima neza iziturinda tukaba amahoro. Okay, murakoze cyane. Hanyuma hari icyo mwavuze mwigeze gukora amasengesho y'iminsi 15 ugenekereje n'ibyumweru 2 by'inaha. Natangajwe n'ibyifuzo mwasengeraga. Urabona muri iyi minsi abantu barajya mu masengesho ariko wakurikirana ibyifuzo byabo ugasanga ari gusenga nzaje muri Amerika mbona akazi. Ese impamvu abantu badashobora kuba batari kwakira imbaraga z'Imana muri iyi minsi umwuka w'Imana ngo bamanukire ntibijyanye n'ibyifuzo bari kujya gusengera mu mwanya bari gusenga? Ndekereza ko biriya bintu bantu n'ibyifuzo byabo by'umubiri ariko si ibyifuzo by'Imana kuko Imana yabwiye Adamu iramubwira ngo ugende ingi Eden ndayiguhaye uyihingire kandi uyirinde. Paulo yaravuze ngo umuntu udakora ndakarye. Nzajya muri Amerika ntagira amafaranga ntazancuruza. Nzubaka inzu nta mafaranga mfite. Nzajya kuguza amafaranga muri banke nta konti yanjye ibamo. Ibyo ni ibintu abantu bakora by'amarangamutima nibwo buhanuzi buhari bupfuye abantu byatumye abantu benshi bari mu kugwa kubera kuko ibya mwijeje ntibigaragara ntibiboneka. Ariko twebwe twasengaga Imana igakora ibitangaza ikerekana icyo twasengeye kandi twanagiraga n'amakaye tukandika icyo Imana yavuze kigasohora kandi tugasenga duhaye tunakora. Ntabwo twicaraga kuko urabona umunsi wa Elisa wa mugore w'umupfakazi umugabo yari yarasigiye ideni umwenda
bavuga kuko yari umugore wa Obadiya umwe wari waragenda gahisha abahanuzi cyage cyahabu cyazibere yahoraga yicaga abahanuzi noneho umunsi umugabo amaze gupfa amusigira umwenda ngo aravuga ati se ndakora iki umwishyuza araza ngo ashikate ubwoba icyo bishyura aba bana babo bombi ndabajyanze kubagira abacakara ariko wa mugore ngo agenda aza kuza kubwira Elisa umuhanuzi umuntu w'Imana aramubwira ati nyakwigendera we mugabo wanje yarapfuye ariko asigira umwenda none baje kuza kunishyuza mu rubwishu baravuga ngo reka batwara abana banje none ndagira nde Elisa aramaze ati ufite iki ijambo Imana ihera ku cyo ufite ntabwo Imana ihera kubusa gusa kuko uyu yambarije kwivuzi gusiga ifu iyo yambaje uhayikora iguha umugisha muri biryo uhayikora aravuga ati nta kintu ufite usibye tuvuta tungana gutya mu gacupa mu mperezo aramubwira ati genda rero mu baturanyi bawe utire ibibindi byinshi tutire bikeye uze winjire mu nzu n'abana ba mukinge ugende usuka buri ntango aragenda arabitira arabizana yinjiza mu nzu arakinga asuka ibibindi byose biruzura ngo arangize ntiyashotse agenda ngo agurishe arasubira ku muntu w'Imana aramubaza ati none ko ibibindi byuzuye kandi n'amavuta yahagaze ndiyongeye gusa gutonya mbikoreka aramubwira ati genda ubigurishe ibihwanye n'umwenda umugabo yagusigiye ibisigaye bizagutungane n'abana bawe kugeza iherezo Imana ihera ku cyo ufite ntabwo Imana ihera ku bintu kandi ihera ku bitangaza bikomeye ihera ku duke twawe ufite Imana nitwigenda itayengamwe umugisha ukazaruka ukaba umuntu ukomeye ariko iyo udakora Paulo yaravuze ngo udakora ntakari murakoze cyane pastor reka tubashimire kubera ikibazo cy'umwanya byari byinshi twari kuganiraho kandi byiza birumvikana mufite ibintu byinshi ariko Imana izaduha ikindi gihe twongera tuganire dusubukura ikiganiro reka tubashimire ku mwanya wanyu hanyuma bakurikiye ikiganiro ushobora kuba wumva ari ikibazo wumva wifuza kubaza cyangwa se ubundi buhamya wifuza ko pastor yaguha cyangwa se yakubwira muri detail watubwira tukaguha contact ziwe hanyuma wewe ukurikira ibiganiro byacu byagufashije wabisangiza abandi wakora share wakora comment ndetse wanakora subscribe kugira ngo n'ubundi biganiro uzajye bibona buri gihe reka tubashimire hanyuma n'ubundi kongera dusabe pastor atuyobora isengesho dushima Imana kuri iki kiganiro kandi dusubira n'abantu bose bazakurikira ikiganiro kugira ngo binyuze muri ubu buhamya hazagira imbaraga z'Imana zibinyuramo abantu bazabone imbaraga z'Imana n'ihumure ndagushimiye cyane nanjye ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza watugeneye muri iki kiganiro dukoze abazifuza ko twaganira abankenera rwose nabo baha ubuhamya bwanje kandi n'ubuhamya burambuye bwiza atari ibintu ni ibintu nabonye imbere y'Imana kandi Imana yakoreye Mana turagushimiye wowe waduhamagaye ijambo ryawe ryavuze ngo tuzirikane guhamagarwa kwacu bene data ngo kuko ab'Imana yahamagaye abanyabwenge yahamagaye si benshi n'abatunzi yahamagaye si benshi ahubwo yahamagaye abaswa bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge turagushimiye ko wampamagaye nkiri muto Mana ukandinda mu gihe wampamagaraga nahubiye mu bibazo byinshi n'ibigeragezo ariko mbere Imana urandinda ndagushimiye kuko uyu munsi nkiriho kandi naragukoreye uyu munsi nkaba ngeze mu kiruhuko kizabukuru izina ryawe rihimbazwe kuko wadukoreye ibyo bintu Mana ufashe umugaragu wawe utanga uyu mwanya kugira ngo abantu bashobore gutambutsa ubuhamya bwabo Mana umugirire neza kandi uzakomeza umwongerera imigisha icyubahiro gikomeza kibi cyawe tubisabye twizeye dushima mu izina rya Yesu amen.